So guys, ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwerekeye ko tubana bya buri munsi papa wanje. So guys, ni ukuvuga ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa. So guys, ingi ni umwami umwana wa Fisho. Of course ndi umwami muto cyase unyite musaza wabo Simba. So reka twivuge ngo akari ku mutima wa Kiramani wasezeranye n'umugore we bamaranye imyaka 8 bakundana. Ni ibyishimo, ni ibintu bidasanzwe. Mbibutse yuko Kiramani n'umugore we amateka yabo ni abantu navuga yuko bahereye ku busa, kuko Kiramani ubundi yari umuntu ukora kuri studio. Yes, Kiramani yarabaningaga ndakeka. So Kiramani rero ajya gutangira ibintu bijyanye na cinema. Hari akantu baje kumutira aho yakoreraga ni Nyackson team yiwe. Icyo gihe ba Nyackson nibwo batangiraga gukora ziraboro zabo za kera. Kiramani rero baje kuza kumukinira muri ubwo buryo. Kiramani baje gukina ku kantu, ahubwo icyo gihe Kiramani yakoranaga na ba Devu na ba Soroba. Ubu ngo banakomezanyije muri filimi ruherekana yitwa My Heart. Bibutse yuko umuntu witwa Soroba nawe amaze, navuga ko rumwe mu bantu bakomeye cyane, kuko yaba mu kwandika indirimbo ya mu kwandika filimi, navuga ko Soroba numwe mu bantu bagatangaza cyane, aho asigaye akora nawe filimi ze. Ari gukora nka filimi yitwa The Forest iri mu ziyoboye izindi none ubu ngubu mu Rwanda. Bibutse yuko si ibyo gusa yandikiye indirimbo umuhanzi kazi w'icyamamare mu gihugu cya Uganda witwa Remani Namakura. Yamwandikiye indirimbo. Urumva yuko umuntu witwa Soroba ni umuntu ukomeye cyane. Baratangiranye rero kugeza n'ubu baracyari kumwe. Umuntu witwa Kiramani yaje gukurikira ba Nyackson aho hantu bari bagiye gushutinga muri buka video. Nyackson ahantu umuntu wakubise Patino urushyi ni Patino, yego, rinete zikameneka. Video ya kera c'imyaka myinshi nyine ziri muri video bashutinze muri icyo gihe. So Kiramani rero wamukubise urushyi, bagezeyo bakenera umuntu ushaka kuba yamukubita nk'urushyi, nyine umuntu w'umusore. Basanga Kiramani n'ubundi barongera baramukinira, bamukinisha kuri ako kantu, and then ubwo bagiye gushutinga akajya bakurikira gutyo. Urumva yatangiye gukina kwa Nyackson batamuhemba. Byaje kuvamo no kuba umugore we yamusiga, kurumva barabanaga. So muri uko kubana, urumva amafaranga ntabwo yari akiboneka, we yaragiye muri ibyo ngibyo. Urumva ubuzima bwe butangiye gukakara. Umugore we yaje kujya mu gihugu cya Uganda muri bene wabo, and then Kiramani we yakomereje mu Rwanda, arakomeza arahatiza muri bino bintu kugeza igihe bikunze. Navuga yuko ni urugamba rutoroshye banyuzemo, kuko umugore we yaje kugaruka. Nyuma yo kugaruka nibwo yaje Kiramani nyine none hasigaye kora filimi ze, barabana barakomezanya kugeza n'ubu ngubu. Rero bari bamaranye imyaka 8 babana nk'umugore n'umugabo. Ubu ngubu baherutse kwibaruka umwana w'umuhungu wa kabiri. Urumva ni ibintu by'agaciro. So reka twigarukire kuri uyu munsi udasanzwe kuri Kiramani rero, aho yasezeranye imbere y'amategeko n'umugore we. Navuga ko ibyishimo byari byose kuri niyo nshuti ya Nick wamamaye muri sinema nyarwanda nka Kiramani, nyuma yo gusezerana mu murenge n'umugore we Umuhoza Shemusa. Bari bamaze imyaka igera ku 8 babana. Kuri itariki ya 8 Gashyantare 2024 nibwo Kiramani yasezeranye n'umugore we Umuhoza Shemusa mu murenge wa Nyarugenge uherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Navuga yuko Kiramani na Shemusa babanje no gusezerana imbere y'Imana mu idini rya Isilamu. Bari bamaze imyaka 8 babana nk'umugore n'umugabo mu buryo butemewe n'amategeko, ndetse bari bamaze kubyarana abana bagera kuri 2 b'abahungu. Ubu bukwe bwa Kiramani buzakurikirwa n'umuhango wo gusaba no gukwa no kwakira abashyitsi, biteganyijwe kubera muri Romantic Garden ku Gisozi ku itariki ya 2 Werurwe 2024. Ku rundi ruhande, mu kiganiro nabonye Kiramani yabwiye Igihe ko ubushobozi ari bwo bwari butumye amara imyaka 8 ishira yose atarakora ubukwe, nyamara akabana n'umugore. Ati
nawe urabyumva nyine imyaka 8 kuba umuntu aba yimaze, si uko aba atarabishakaga, ariko ni amikoro yari ataraboneka kugira ngo mbashe kuba nanjye nasezerana nkakora ubukwe nk'abandi. Clement yahishuye yuko benshi mu nshuti ziwe bamushimiye kuba yaragumanye n'umugore we akirinda kujya mu zindi nkumi nk'uko bigendekera ibindi byamamare ahangaha mu Rwanda. Ati nkeka yuko umugisha wanjye ari uyu nguyu, inzozi zanjye zari gushaka uyu nguyu, amahirwe yanjye yari ayo mbega niwe inzozi zanjye. Aya ni amagambo yavuze mu kiganiro. Clement kandi ni umwe mu bamaze kubaka izina rikomeye cyane muri sinema y'u Rwanda kuri ubu, yamamaye muri filimi z'uruhererekane ze bwite zirimo nka Clement ndetse na My Heart. Navuga yuko iyi modoka niyo Clement ndaza kugenda nyibereka yagendeyemo mbere yo kwinjira mu murenge wa Nyarugenge. Clement yaganiraga n'umugore we, bahuje ibiganiro mu buryo budasanzwe. Navuga ko Clement rero ndaza kugenda mbereka amafoto Clement ari guhanagura umugore we mbere yo gusezerana imbere y'amategeko. Clement yongoreraga umugore we, bari bamaze imyaka 8 babana. Aya ni amafoto ndi bugenda mberekana n'ifoto ya Dogiteri Nsabi watashye ubukwe bwe. So mberekana Faizo cyangwa se Fazo ni bounce niko bamwitarya. Hari Yanare Faizo, yes, Yanare Faizo niwe wacunze umutekano wa Clement. So guys, reka mbashimire. Bigisigaye ni ukubereka uko byagenze. Guys, ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka yuko tubana bya buri munsi. Papa wanje narababwiye ngo iyi mihanda papa ni imihanda tuba tugomba tukazenguruka kuri izi mbuga nkoranyambaga tukamenya ngo ni iki kiri muri iyi mihanda. So guys, umwe mu byamamare, umwe mu bantu mfatiro nk'icyitegererezo muri sinema, umwe mu bantu badakunzwe kuvugwa nabi n'abantu babana nawe haba muri sinema, umwe mu bantu wagize uruhare rwinshi mu bantu bakorana na wundi bamwita Clement, bamwita niyo nshuti Yannick wamamaye ku izina rya Clement. Uyu munsi yagize gutya asezerana imbere y'amategeko ndetse n'umugore we. So reka rero tumenye bimwe mu byo Clement yatangaje kuri uyu munsi udasanzwe mu buzima bwe. Tunavuga tutingi ni Nongo TV Show, kanda subscribe ndakwinginze niba nta kintu bigutwaye. So navuga yuko rero natangira mvuga yuko ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa. Clement wasezeranye n'umugore we bamaranye imyaka igera ku 8. Bundi bino bintu ntago ubusanga ari ibintu bikunzwe kwaho cyane. Ibyo ni ibintu muzi cyane nk'ibyamamare, ubusanga abakunda kwitamo iki n'iki bitewe nuko nyine izina afite, ubusanga arikunda kurikoresha. Ako Clement ni umwe mu bantu mu Rwanda mu byamamare dufatiraho nk'icyitegererezo bitewe n'ukuntu urukundo rwabo tugenda turubona, ya rwe ndetse n'umugore we. So Clement ubwe rero ni umuntu wavuze yuko byibuze umugore we atabona icyo amwitura, kuko ari umuntu babanye kuva hasi kugeza ahangaha bageze. Ndakeka Clement ibye byimbitse turaza kuza kubigarukaho cyangwa se nzabiteguramo ikiganiro. So byishimo rero byari byose kuri niyo nshuti Yannick wamamaye muri sinema nyarwanda nka Clement nyuma yo gusezerana mu murenge ndetse n'umugore we bitwa Umuhoza Shemusa. Bari bamaze imyaka igera ku 8 bakundana. Mbabwira ni congratulations big brother Clement, urabizi yuko ndagukunda cyane nawe urabizi man, ndabashyigikiye muri abagaciro gakomeye cyane. Navuga ko byabaye rero kuri uyu munsi tariki ya 8 Gashyantare 2023 nibwo Clement yasezeranye n'umugore we Umuhoza Shemusa mu murenge wa Nyarugenge uherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge.
So ni ukuvuga ngo Kiramani na Shemusa babanje no gusezerana imbere y'Imana mu idini rya Isilamu. Bari bamaze imyaka 8 babana mu buryo butemewe n'amategeko, ndetse bari bamaze kubyarana abana 2 b'abahungu. Cyakoze ubukwe rero navuga ko ubu bukwe buzakurikirwa n'umuhango wo gusaba no gukwa. Abashyitsi biteganyijwe kubera muri Romantic Garden ku Gisozi ku wa 2 Werurwe 2024 ku itariki 2 Werurwe 2024 nibwo bizaba. Ku rundi ruhande ko Kiramani yabwiye igihe yuko ubushobozi ari bwo bwari bwaratumye amara imyaka 8 ashira imyaka 8 yose ishira atarakora ubukwe, nyamara akabana n'umugore we. Ati nge nibanaga n'umugore wanjye ariko buriya nyine nta bushobozi nabite bwo gukora ubukwe wangu. So guys, reka mbabwira ngo rero Kiramani yagize ati nawe urabyumva nyine imyaka 8 kuba umuntu aba ayimaze. Ati mani tunyine urabyumva kuba nk'imyaka 8 kuba nk'umuntu aba ayimaze, uko byumva nyine biba ari ibintu biba bitoroshye. So ukuvuga yuko nyine kuba umuntu yakora ubukwe nyine umuntu aba atabishaka cyangwa se iki n'iki, ariko ni amikoro aba atarabonetse, nta mikoro aba atarabonetse igihe. So rero amikoro yaboneye nagombaga gukora ubukwe. Kiramani yahishuye yuko benshi mu nshuti ze bamushimiye kuba yaragumanye n'umugore we akirinda kujya mu zindi nkumi nk'ibindi byamamare byose, nk'uko ibindi byamamare kunze kubigendekera nyine iyo kafashwe bahita bigira mu bakobwa, simubizi. So guys, reka mbabwire rero ati Kiramani yakomeje avuga yuko ati nkeka yuko umugisha wanjye ari uyu nguyu, ari uyu mugore wanjye. Inzozi zanjye zari gushaka uyu, amahirwe yanjye yari ayo nagombaga gukabya inzozi zanjye. Kiramani ni umwe mu bamaze kubaka izina rikomeye cyane muri sinema y'u Rwanda. Kuri ubu ngubu yamamaye muri filimi z'uruhererekane ze bwite zirimo nk'izo yise nka Kiramani ndetse na My Heart. Navuga yuko izo ngizo ziri mu mafilimi, amwe mu mafilimi akunzwe cyane ahangaha mu Rwanda. So guys, tutagiye kure navuga yuko ubu bukwe bwabaga umuntu witwa Dogiteri Nsabi yabutashye. So guys, reka mbashimire kuba mwaduteze amatwi. Navuga ngo ni iby'agaciro cyane kuri dashapo kuri mwe mudahwema kutugaragaza ndetse no kutwereka yuko tubana bya buri munsi. Nanavuga ngo amahoro y'Imana akomeza abane namwe, ndabashimiye. So guys, ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka yuko tubana bya buri munsi papa wanjye. So guys, ni ukuvuga ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa. So guys, ingi ni umwami umwana wa Fisho. Of course ndi umwami muto cyase unyite musaza wabo Simba. So reka twivuge ngo akari ku mutima wa Kiramani wasezeranye n'umugore we bamaranye imyaka 8 bakundana. Ni ibyishimo, ni ibintu bidasanzwe. Mbibutse yuko Kiramani n'umugore we mani amateka yabo ni abantu navuga yuko bahereye ku busa, kuko Kiramani bundi yari umuntu ukora kuri studio. Yes, Kiramani yarabaningaga ndakeka. So Kiramani rero ajya gutangira ibintu bijyanye na sinema. Hari akantu baje kumutira aho yakoreraga ni Nyackson team yiwe. Icyo gihe ba Nyackson nibwo batangiraga gukora ziraboro zabo za kera. Kiramani rero baje kuza kumukinira muri ubwo buryo. Kiramani baje gukina ku kantu, ahubwo
icyo gihe Kiramani yakoranaga na ba Devu na ba Soroba, ubu ngubu banakomezanyije muri filimi y'uruhererekane yitwa My Heart. Bibutse yuko umuntu witwa Soroba nawe amaze, navuga ko ari umwe mu bantu bakomeye cyane, kuko yaba mu kwandika indirimbo yaba mu kwandika filimi, navuga ko Soroba ni umwe mu bantu bagatangaza cyane, aho asigaye akora nawe filimi ze, ari gukora nka filimi yitwa The Forest iri mu ziyoboye izindi none ubu ngubu mu Rwanda. Bibutse yuko si ibyo ngibyo gusa, yandikiye indirimbo umuhanzikazi w'icyamamare mu gihugu cya Uganda witwa Remani Namakula, yamwandikiye indirimbo. Urumva yuko umuntu witwa Soroba ni umuntu ukomeye cyane, baratangiranye rero kugeza n'ubu ngubu baracyari kumwe. Umuntu witwa Kiramani yaje gukurikira ba Nyakiso aho hantu bari bagiye gushutingira muri ka video Nyakiso, ahantu umuntu wakubise Patino urushyi, ni Patino yego, rinete zikameneka. Video ya kera c'imyaka myinshi nyine ziri muri video bashutinze muri icyo gihe. So Kiramani niwe wamukubise urushyi, bagezeyo bakenera umuntu ushobora kuba yamukubita nk'urushyi, nyine umuntu w'umusore. Basanga Kiramani n'ubundi barongera baramukinira, bamukinisha kuri ako kantu, and then buri ko bagiye gushutinga akajya bakurikira gutyo. Urumva yatangiye gukina kwa Nyakiso batamuhemba. Byaje kuvamo no kuba umugore we yamusiga, kurumva barabanaga. So muri uko kubana, urumva amafaranga ntabwo yari akiboneka, we yaragiye muri ibyo ngibyo. Urumva ubuzima bwe butangiye gukakara. Umugore we yaje kujya mu gihugu cya Uganda muri bene wabo, and then Kiramani we yakomereje mu Rwanda, arakomeza arahatiza muri bino bintu kugeza igihe bikunze. Navuga yuko ni urugamba rutoroshye banyuzemo, kuko umugore we yaje kugaruka. Nyuma yo kugaruka nibwo yaje Kiramani nyine noneho hasigaye kora filimi ze, barabana barakomezanya kugeza n'ubu ngubu. Rero bari bamaranye imyaka 8 babana nk'umugore n'umugabo. Ubu ngubu baherutse kwibaruka umwana w'umuhungu wa kabiri. Urumva ni ibintu by'agaciro. So reka twigarukire kuri uyu munsi udasanzwe kuri Kiramani rero, aho yasezeranye imbere y'amategeko n'umugore we. Navuga ko ibyishimo byari byose kuri niyo nshuti ya Nick wamamaye muri sinema nyarwanda nka Kiramani, nyuma yo gusezerana mu murenge n'umugore we Umuhoza Shemusa. Bari bamaze imyaka igera ku 8 babana. Kuri iyi tariki ya 8 Gashyantare 2024 nibwo Kiramani yasezeranye n'umugore we Umuhoza Shemusa mu murenge wa Nyarugenge uherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Navuga yuko Kiramani na Shemusa babanje no gusezerana imbere y'Imana mu idini rya Isilamu. Bari bamaze imyaka 8 babana nk'umugore n'umugabo mu buryo butemewe n'amategeko, ndetse bari bamaze kubyarana abana bagera kuri 2 b'abahungu. Ubukwe bwa Kiramani buzakurikirwa n'umuhango wo gusaba no gukwa no kwakira abashyitsi, biteganyijwe kubera muri Romantic Garden ku Gisozi ku itariki ya 2 Werurwe 2024. Ku rundi ruhande, mu kiganiro nabonye Kiramani yabwiye Igihe ko ubushobozi ari bwo bwari butumye amara imyaka 8 ishira yose atarakora ubukwe, nyamara akabana n'umugore. Ati nawe urabyumva nyine, imyaka 8 kuba umuntu aba yimaze, suko aba atarabishakaga, ariko ni amikoro yari ataraboneka kugira ngo mbashe kuba nanjye nasezerana nkakora ubukwe nk'abandi. Kiramani yahishuye yuko benshi mu nshuti ziwe bamushimiye kuba yaragumanye n'umugore we, akirinda kujya mu zindi nkumi nk'uko bigendekera ibindi byamamare ahangaha mu Rwanda. Ati nyeka yuko umugisha wanjye ari uyu nguyu, inzozi zanjye zari gushaka uyu nguyu, amahirwe yanjye yari ayo mbega niwe inzozi zanjye. Aya ngaya ni amagambo yavuze mu kiganiro. Kiramani kandi ni umwe mu bamaze kubaka izina rikomeye cyane muri sinema y'u Rwanda. Kuri ubu yamamaye muri filimi z'uruhererekane ze bwite zirimo nka Kiramani ndetse na My Heart. Navuga yuko iyi modoka niyo Kiramani ndaza kugenda nyibereka yagendeyemo mbere yo kwinjira mu murenge wa Nyarugenge. Kiramani yaganiraga n'umugore we bahuje
ibiganiro mu buryo budasanzwe. Navuga ko Kiramani rero aha ndaza kugenda mbereka amafoto Kiramani ari guhanagura umugore we mbere yo gusezerana imbere y'amategeko. Kiramani yongoreraga umugore we bari bamaze imyaka 8 babana. Yenga nta mafoto ndi bugenda mberekana n'ifoto ya Dogiteri Nsabi watashye ubukwe bwe. So mberekana Faizo cyangwa se Fazo. Fazo ni bounce niko bamwitarya. Hari Yanare Faizo, yes, Yanare Faizo niwo wacunze umutekano wa Kiramani. So guys, reka mbashimire, bigisigaye ni ukubereka uko byagenze.